amasava muhuriye kuki amasava ni inshuti yanjye kwishima bikarana kandi ibyishimo birahenda hakoze ubundi ubishatse kuvuga ibe byishimo naho twanazamutse wanika miheto we gakondo yawe izaba nyuma babihiriza kuri CB Entertainment Official cyangwa se CB Entertainment TV. Murabibona rero aha twagenze bikabije, twagenze urugendo rutoroshye kugira ngo mbone uno mugabo mubona impande zanje. Uno ni umugabo ukomeye cyane, ni umugabo nubaha cyane. Iyo uvuze kinyarwanda nta handi hantu ushobora kuza ubikura uretse ku muntu bita Robert. Yes, alright, mwabyiboneye ko kabisa twakoze urugendo rurerure cyane twe nka CB Entertainment Official cyangwa se utwite CB Entertainment TV. Nje ni Omar Promoter, murabizi yuko ntajya mbabihiriza isaha ku isaha ikiganiro cyanjye cyose kiba kibageraho gatanu kuri gatanu. Aha rero nibereye n'ahantu mu buvumo, niho nakuye umutumirwa wanjye. Mwabibonye tuzenguruka kugira ngo tuze kugera muri buno buvumo. Araza no kutubwira buno buvumo byagenze bite, buno buvumo bundi bwabayeho gute, bahita gute ubundi nyirizina. Aza kuba ndi kumwe rero n'umutumirwa, aratangira aza kubibwira kabisa. Mwamubonye twagenze urugendo rutoroshye cyane. Ngewe hano mba nifitiye akantu kanjye kameze neza cyane k'amazi kugira ngo abigende neza cyane. Afite abafana benshi. Reka mbanza ngusuhuze ujya gutera uburezi arabwibanza. Nari ndanagukumbuye Promoter byanga se Imana ishimwe basubiza Imana himbazwe. Iyo bavuze ngo Imana ishimwe uhita uvuga ngo Imana himbazwe. Imana na Yesu arya buraba bifata kimwe mu barokore. Oya, tandukanye inama n'amahugurwa. Imana ni data wa twese, Yesu akaba umwana w'Imana, nanjye nkaba umwana w'Imana. Kugira ngo ibintu bize kuryoha uzajya uturebera muri bari abafana bawe kabisa, kugira ngo bibuke wa muntu ubundi ninde. Tangira wibwira abadukurikiye n'abafana bawe muri rusange. Reka mbanze nivuge nk'uko mbishaka cyane rwose, nabyangaze kandi nanjye ari byo nyene. Nimurahambe babyeyi mwabyaye abahungu, ye murarambe. Nimurambe babyeyi mwabyaye bihame, ye murarambe. Nimwebwe tuririye mbabukira bugacya, ye murarambe. Nitwa Sibomana Robert, ariko nkagira izina ry'umwihariko sogokuru yanyise, banyita Rwanika Miheto. Hanyuma ho nataramiye nta rungu, nkaba intore idatoragura amayori. Nkajya mbanza mu b'imbere, aho urugamba ruje ntago muhunga ahubwo ndatabara. Umwanzi namubujije kwambuka icyambu, muheza mu ino ryanjye ry'igikumwe, mufatisha ikiganza cyanjye cy'iburyo, mubuza kwambuka icyambu ngo adatera u Rwanda. Icyo gihe mpabwa impundu n'abagore nivuganye umubisha w'umugabo. Murakoze. Mpabwa impundu n'abagore nivuganye umubisha w'umugabo ushaka gutera u Rwanda. Ibintu ntago biza kora kuri CB Entertainment nk'ibisanzwe kabisa. Murabizi ko nyene mbazanira ibyamamare hirya no hino. Uyu munsi niyinjire muri gakondo cyangwa se muri kinyarwanda, ariko si byo gusa tuza kuba tuganiraho, ari n'ibindi byinshi tuza kuba tuganira n'umutumirwa wacu. Ubundi muraho neza? Muraho neza The Promoter. Ati The Promoter bari babizi The Promoter nge niko nkwita kuko mfite n'ukuntu ngiye nkukunda nuko nari narakubuze. Buno buvumo bundi twari tuzi ko bari butangire batubwira uko bumeze, ariko uraza kubiganaho mu giciro kiri imbere.
ntacyo kubera ko n'ubundi nyiri inkota uyifashe ku kirindi kuko turi hano n'ubuvumura ni nk'ubutayu rero kubera ko nkunda kuza kuruhukira hano nkanasenga Imana nkunda kuba nibereye hano rimwe na rimwe nta kazi kenshi mfite. Ati cyane cyane nkunda no kuhagera, ati sindi bubyita ubuvumo, ati ndabyita nk'ubutayu, ariko niba ntibeshye nigeze kubanyura hari naho mwitoreza sometime ugeza kuhitoreza. Yego njya nza kuhitoreza kuko hari view nziza, nkaza nkakora repetition cyangwa repetition, hanyuma nkanasenga birumvikana kugira ngo ubuzima bwanjye nabwo bugende neza. Ejo bundi wari mu gitaramo cy'inyamibwa niba ntibeshye muri arena, bundi buriya kuki tutakubonye kuri stage? Urumva icyambere nuko nari natumiwe of course, hanyuma nawe urabizi ko umwanzi w'igihe na amasaha nakagombye kuba naragiye kuri stage nkakora, ariko amasaha yabaye make, atari uko hari ikindi kibazo cyabaye, ariko urabizi ko turaza wenda kubivugaho umwanya nudukundira, hari n'ikindi kirimo gutegurwa ngo muzambona kuri stage nta kibazo. Cyangwa nangando wakoze? Oya nakoze n'urugerero. Kose waba utarakoze nangando wakoze nta n'urugerero. Oya wazagera heza ni nko kujya mu ijuru ntagatanga ka mbere. Ati hari n'ibindi birimo gutegurwa, ni wowe ubiri inyuma cyangwa tuzabona n'abandi nk'itorero muri rusange nka kuri? Oya harimo n'abandi, harimo inyamibwa, ngira ngo ndumva n'amasamba azaba arimo, amasamba azaba arimo n'uyu musaza wundi bamwita Tito, sinzi nimba mwaba umuzi cyangwa mukubwireho. Tito Rutaremara we tuzamutumira nka dada, ariko uyu musaza wundi uyu wanditse Agashinge ari nawe wahimbye iriya ndirimbo Masamba ajya akunda gukoresha, ndaza kuyigarukaho nyuma. Azaba hari rero, urumva nanjye uwo munsi nzaboneka kuri stage nta kibazo. Umuziki wo mu Rwanda ubona nta byinshi wahindutseho, cyane cyane no muri gakondo wenda bisanzwe, cyangwa uraza kutubwira ati rega buri abantu bakoze gakondo gusa nibwo ibintu byaryoha cyane, ko tumaze iminsi tubona Juno we anabivuga neza atari ko se ubundi bari aba gakondo batuganye nabo tukabaha zino style zacu, wowe urabivugaho iki? Hari ikintu nongeraho, urumva ntago harya ni kimwe birumvikana, kandi tunibuke ko iyo gakondo impamvu tuyita gakondo nuko ari gakondo yacu of course. Ntago twanze n'izi ngizi zaba bana bandi, nanjye ndazikunda ndadukunda. Hari nkako numvishe ejo bundi rwose yakoze ngo urankunda ngo nta mahirwe byiruka, nkumvishe numva n'incengera amatwi karandyohera, ariko ntago byakuraho gakondo kuko urumva nta wirukanga ngasiga iwabo. Iyi gakondo rero tugomba kuyijyamo, ariko tugakurikiza nanone generation. Aba bana barimo gukora izi ndirimbo ni byiza, ndanabishima cyane ko basigaye nabo ahubwo aribo baza batugana bashaka gukoresha gakondo. Urumva rero ntago twakibanda ku njyana imwe, ni nko kurya umuceri utagira imboga. Ongera wiyibutse badukurikiye, hari abashobora kuba bageze ku kiganiro nonanga cyangwa se batari bigeze abanumva muri ya nganzo yawe, dukorereyo gatoya nanone utangire unabibwira kwa kundi byatangiye. Nimuberwe bakobwa, nimuberwe mukesha igitaramo, kaze neza kandi muterere neza, kaze neza. Yehe 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 ye nimuberwe bakobwa, nabakunze nkibabona ndabakumbura mbafite, ye mbarota ijoro n'umunsi, ye nimuberwe bakobwa, abeza ni mwisura we, isuka igira isoko, ye mwese musani wanyu,
yehe 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 nimuberwe bakobwa ni wa muhungu wanyu n'ubundi ya ntore nzima nkunda gakondo nkakunda imana ubundi mu buzima nkunda ibintu bitatu ikintu cya mbere nkunda imana icya kabiri nkakunda abantu icya gatatu nkakunda gakondo yego mu bantu hari abo utoranya urumva nk'uko intoki zitareshya ni nako n'abantu ntabareshyeshya hari abo byanga bikunda hari abo nkunda kurusha abandi byaba byitwa gukoresha ikimenyane oya ntabwo ariko byitwa kuko ubu si icyaguhaye imoko wakima amaboko igihugu nacyo kiri mu byo nkunda urumva nimba nkunda igihugu rero nkunda n'abagituye the first of all tubabarireho gatoya abantu bakuzi mu bisigo n'ibisingizo ndetse banakuzi cyane nk'umutahira kandi koko hari abaza kuba bagukurikirana kuri ino kamera ya CB Entertainment Official ubundi CB Entertainment nta kintu na kimwe bajya baburaho wadukorejemo kariya kantu koko ho gatoya si ngombwa wenda abamakwe bo barabizi ko buri buvuga igihe kinini ariko noneho reka twizamuke ntacyo mbere yuko wenda nsa n'uvuga ngo ngiye mu ngamba reka nkusobanurire ako kantu wari ukoresheje mu kinyarwanda nta makwe abaho amakwe aba ari ibyago ubukwe ntabwo bujya mu bwinshi urakoze cyane ntacyo reka nkakore ziri ninja ndabatija mu cyambu cya Nyaruteje imwe bavuze ngo induga irahanda kandi iraramba narayiraye ndayisiba nasanze ari nani wari handi umugenzi ahubwo nayisanzeho Rutete na Ruhezambuga yo ku rurima rwa Kaganza iyo nayisanzeho Rutete na Ruhezambuga yo ku rurima rwa Kaganza nanone icyubahiro cyageze igikundira ikinganya na gicibwa ngondo ku mubiri iyo yateye umusari igituta tumusomyo ageze ngasobanura ingashye nkubera rwego yegamira umukingo rw'inkerwe sabira ikibanda ikabamo imbyeyi y'amabere maremare gatunga abashumba ku ishyamba ababyeyi basiganiye kugemura yewe rukomane rwakoma ingoma ku isonga inda ya ndori yumvisha undi uri kuzihakuza injoga ngataha inyawere iti humura ngabo nkurate nzakwikamira ushoreye izihe wangeri we nshoreye izo mu mataba ya Nyanza hirya gato n'amahumbezi ya Nyamagana ku Gasoro na Mutende zaraharaye zihavunja umukenye zihavumbura inkwavu ziravumera ushoreye izihe wangeri we. alright icyo nkuyemo nuko ngo ushoreye izihe ese buriya reka nkubaze nibi bintu murabyiga ni impano gucyo gusa warabyutse usanga ugomba kuba muri no gakondo byagenze bite duha amakuru neza noneho twinjire mu kiganiro ngewe nize icungamari nize comptabilité muri secondaire no muri kaminuza niga accounting urumva nibanze ku kintu cy'amafaranga cyane kuko buriya nucunga amafaranga nicyo kintu buri umuntu akakwanga ntacyo mupfa niyo mpamvu nagerageje kuyiga ngo nyavimuze ibi rero ni umurage wa sogokuru wanjye ni impano of course ni impano nakuze nkunda gakondo nkunda traditional cyangwa traditionnel akunda no kujya mu matorero kubyina rimwe na rimwe papa kanshaka no kumbuza ariko urabizi ko umugisha ni nk'imbeho ntago biburaho bica ni impano rero niko imeze ntago wayibyiga ngo bikunde niyo mpamvu rero ni impano ntago nabyize. hari aho usanga impano ishobora kujya hejuru cyane y'ayo mafaranga cyane ko wanabyiza cyangwa wowe ahanini usanga amafaranga yiganje kuruta impano. Ikibazo mbaje gisa n'igikomeye ariko kuko mfite ubwonko ndagisubiza. Urumva byanga byakunda byose biza bisunikira ku mafaranga gusa ibyo nize nta kazi ndabibonera mba numva nta nako nshaka kuko ntago nkunda gukorera umuntu kuko umukire wo bita Jackima yaravuze ngo umushahara nago wagukiza ahubwo inyungu niyo gukiza inyungu niyo waruhiye rero naho umuntu wese kuyobora mu kazi ufite ukuntu atakujyaginga neza ntago mbikunda ariko ibi ngibi noneho rero
ngibi ngenda mbibonamo inyungu rimwe na rimwe, cyane ko kurumva n'impano. Iyo uri inshuti yanjye nshobora no kubikora rwose for free. Nkawe n'urugero de promote urabizi, umunsi uzambwira uti ngaho ngwino utabare, nzatabara rwose n'ingabo shaho se twebwe ko bikomeza kwanga. Oya bizakunda rega imbere y'igihe si cyo gihe, ahubwo igihe ni igihe. Ngo mujya mugira n'uburyo ngo mubamo abaranga utuntu nk'utwo waturangira nta mutima mubi. Oya nawe iranga atiranze, kuko nanjye reka nzabanze niranga mbere menye nzi yuko gahunda yarangiye. Oya ntabwo ndimo kubitegura, ntabwo birakunda, ariko bigomba gukunda. Ubwo icyo gihe nibwo uzambwira ngo ndangire, kuko n'ubundi wabuze umuranga yaheze mwanyina. Hari icyo twakwitegura? Yego rwose mukitegure kandi kizima nzababwira, kandi si kera. Niba atari ibanga si kera, nayo icyo nari ngiye no kunakubaza, urakoze kukibaza, ni ryari? Aya ntabwo nahita nkubwira aka kanya, ariko ndabizi ko bizajya kuba we wabimenye. Yego, reka tuzuze kwinjira mu tuntu n'utundi, tutarinjirayo mu gice cya kabiri cy'utuntu n'utundi. Njya ngirana n'abatumirwa banje, murabizi ko CB Entertainment, murabizi ko nakagaruka iyo nazanye umuhanzi, iyo nazanye umuntu wese aba agomba kuva kuri ekara yiyeretse abakunzi be. Hari abantu bagukumbuye kubona ngo uruhara rwawe, hari abahoze banyandikira bambwira bati turagukurikiye live, ariko ntabwo turi kubona neza uwo muginga banagutukaga umusenzi yaje kwambara amagofero ryari ko tumuzi atayambara. Gerageza byibura ubiyereke, ukagira imana we ntaza kuva kuri no kamera nkiburira umugati. Ese ubwo bantu kikira, ariko reka manze mbashimire kuba bankwikiye. Ntacyo buryo umuntu, kuko ntari gifura, nta wanyita umuginga cyangwa iki, ndabizi wanabasubiza bagututse. Reka woye buryo ugize amahirwe agira umutekerezaho, kuko icyo bita guterana ubuse. Gusa reka nta ruhara ngira, ni uko gusa nikundira ingofero, kandi rimwe na rimwe ngira ngo mbona ari n'ubusirimu. Nta ruhara ngira, ngaho nibandebe nakema. Nta n'ingando wakoze? Nakoze n'urugerero n'ingano narazikoze ngewe, nta kibazo. Reka kuki wakomeje kumbaza gutyo, kandi nakubwiye ko cyetse nibugira ngo hari ko atari igihe ari abakunzi bawe nibasimbuke bajye kuri Alliance High School, niho nazikoreye. Uko bikubabaje se ngo nta rugerero, ngo mbabazwa n'umuntu wo gutakora biriya bintu. Utakora iki? Takora nta ngando, nta rugerero. Ubwo se azabona umugeni uwo muntu? Ntabwo yamubona, biragoye. Akazi ko ntabwo wakabona. Ubwo si ubwo gutese utaragiye gusanye uganire n'abandi bana. Rega iriya ni imikino njyarugamba, ni imikino njyarugamba. Uragenda ugahura n'abantu, nshobora kukubwira n'urugero ngo wambwawe tuziranye, ariko tutaziranye ushobora kurakara. Rero ubundi iyo wabanye n'abantu ntabwo bigifura, de promota ubyumve, kirazira. Umuco nyarwanda nta kikanaziririzwa, ntabwo bibaho rwose. Yego, reka twiyambukire gato cyane nkwibariza akantu k'amatsiko. Ujya utekereza kuba hari uburyo wakwagura uno mwuga wawe, hakabaho ikigo cy'ishuri cyigisha ibyo bintu, cyangwa uravuga uti reka birangirira aha ngaha, njye nirira amafaranga yanjye ku mpano yanjye nk'uko wabidusobanuriye? Kuri wowe urabitekereza wiki? Hari iki twitege? Ku bwanjye rwose mba numva ku bwanjye nzashinga itorero, ko nzanabikora. Nzashinga itorero rya tradisiyoneri, na menera n'abantu akabanga. Ngize amahirwe nkabona umukobwa ukunda tradisiyoneri, akaba azi kuyibyina, ibi bijyanye n'ishimwe cyangwa inkwano, iyo azanca nzayitanga, ariko mukukane kuri CB udushya n'udushya gusa. Wariranze n'ubundi yari yababwiye ko ari bwirange, ubwo niko kantu kari gategerejwe. Uwo mukobwa kuri wowe dufotorere, azaba amezi ate kwanza? Torere sumva fotori de promota, urashaka kumbaza imigi nakayihatse? Kuri wese shaho uzanye iki kiganiro twiganirire, niyo mpamvu wanzanye muri ubu buvumo bwawe. Cyambere yabasenga, ko nge nkunda gusenga, urabizi turaziranye. Nkunda gusenga
ugomba kubimenya. ambeshye rwose ntabyo nzi niba unabizi. Njyewe nkunda gusenga rero niyo mpamvu wansanze hano. Burya mba ndimo kwinginga Imana, nkunda gusenga. Abaye asenga, ikindi akaba akunda abantu cyane, akunda abashyitsi, kuko njye nkunda abantu bazi iwanjye bangana. Ibyo byaba bihagije, ibindi ni ibanga ryanjye. abe mugufi abe muremure ntabwo uzarebera kuri ibi. Ntabwo umuntu yazira ubugufi cyangwa uburebure, pfa kuba asenga anakunda abantu. jya ukunda aba diaspora? Ntabwo tuziranye ariko ntamukunda bibaye ngombwa. babaye babiri Hari undi nakubwiye se? aba tradisiyoneri wikundira inyarwanda zawe, hari na diaspora. Diaspora rega bari mu birere byo mu hanze nyine ni diaspora. Hari nzi ko none se ngira ngo iyo tugiye muri Rwanda Day mbona n'abariyo babyina, nkagira ngo nari nzi ko wa mu diaspora na traditionnel wikunda. ni ibyura munsi gusa. mu Rwanda Day hari undi wabona se ari abyina. Se ko yari mu nzi we mba ntareba, uhasanga n'umuze muri covid nitwikingiranaga tukabyina ukumva uraruhutse. ariko niyo baba babiri ntacyo batwaye. ubundi ze ntago mbyemera. Ntago ese ko ufite ninyi idini nsengeramo ntago rinyemerera gukora ibyo bintu. Ntago ndi umuyisilamu, ngenda umurokore. bishyuye umusilamu, hari n'abasilamu bafite ariko barabyemerewe, babikoze nta tegeko rimuhana, atandukanye nanjye w'umurokore. Okay, reka twigendere nta kibazo kabisa. Ni nk'igiki twagira cyangwa se inama wagira nk'urubyiruko rwifuza kwinjira muri uno mwuga wawe, rwifuza kuba rwifuza kubona intumbero nabo nk'izo wowe umaze kugeraho, cyangwa se bavuga bati tugannye uriya muntu yadufasha, bigenze gutya icyo yadufasha, ni icyo babwira? Kamanze nambara ingofero yanjye ntekereza. Uranyemereye se? Ibitekerezo biri mu ngofero. Reka mbanze nambara ingofero yanjye. Bisaba abakunzi. Mumbabarire bakunzi banjye, nongere nshyiremo ingofero, ndumva irimo kundemerera. Iyo ntambaye mba numva wagira ngo sinikwije imyenda yose. Yes, barabikora cyane. Nanabibutsa gukora comment, share, like, buriya bari bugusubirize muri comment. Utibagiwe subscribe ndetse na like, kugira ngo ibiganiro tukugezaho nka CB Entertainment Official bikugereho umunsi ku munsi, kandi bikugerereho igihe utiriwe ujya kubaririza ngo ubundi nabona gute ikiganiro cy'uriya mugabo, nabona gute ikiganiro cy'undi muhanzi cyangwa se ikindi cyamamare tuba dufite kuno munsi wa none. Aha, ndabizi iyo nafashe mikoro urankunda cyane. Reka niyo utayifata ndagukunda. Po mpereye ku kibazo warumbajije, ni nziza nibyo, reka tuyikore tuyikunde, ariko tujyaze n'ikindi kintu cy'umusaruro twakora. Inama waha urubyiruko rwifuza kubagana? Niruze rubyige, kubasha kubyiga njye n'impano navukanye. Ikindi kintu nagiraho urubyiruko inama, nirukura amaboko mu mufuka. Kurabizi ibindi abikora, nkagira n'ibindi nkora. Cyose ngombwa kubivuga keretse n'umuruhushya, kugira ngo naza kwamamariza kuri TV yawe. Oya, nagutumiye burya mba nagutumiye. Ibyo bindi ni ibihe? Ncuruza imyenda, abana ababizi baranabizi. Ncuruza imyenda n'ibyo nkabikora, n'ibindi nzabona binyinjiriza income nabyo nzabikora, ariko cyane ngewe domaine yanjye no gucuruza imyenda. Ni nayo mpamvu ako kazi kandi k'amabanka n'ibiki nabyanze. Ntago byananiye. Oya, nako burya nta mugabo unanirwa ikintu. Bamenye impamvu. Mbwira ko ntangano ndakuzanira certificate yayo ngewe. The promoter sinzi ikintu nshakaho kandi nkukunda rwose. Okay, right. Reka twikorere tugire dutya twashene tuza no kugana ku musozo w'ikiganiro cyiza tugiranye n'uno mu papa cyase n'uno musore. Mumbabarire. Hambeshye nago ndawo mu papa uragira ngo mbuzi isoko ukabyaraho. Kandi we ko ari musaba ba diaspora abaye. Nago nasabye ba diaspora. Ngewe niyo mpamvu gukurikiranye, twe dukurikirwa n'isi yose. Ni karibu. Ese arucuruza iduka kinze. Nawe nazo uzamwakira. Nimba ari umugisha Imana yangeneye, naza nzamwakira ntacyo. Nawe nazo uzamwakira. Umugisha ni wanjye, nimba ari ku mudespora nibyo, nimba atari nko ku mudespora
ariko njyewe nkunda abanyarwandakazi, nkunda abanyarwandakazi rwose. n'abadiaspora ari abanyarwandakazi. Simbizi, sinzi iyo bagiye hari ahantu ukuntu bigenda. Ariko icyo uzaba nawe nazo uzamwakira, icyo uzaba ntaho kijya kandi uwawe ntahajya. ese wahetse kunjijisha, umva neza akantu mubaze. Nawe nazo uzamwakira, nimba ari we wanjye ubwo azaba ari uwo, ariko naba atari nawe nta kibazo. aka ntacyo nabonye ugoranye kunsubiza. Oya, iyo ngingo reka nagusubije, ariko diplomata ntabwo. Nawe nazo uzamwakira, Ariko kuki urimo kongeraho akantu ngo nawe, kubera iki ako kantu ka nawe? ubwe ko ukunda abantu kandi bose. N'umunyamerika aje ari we wanjye namwakira. Babaye bagahubwo. None se uzaza ari umwe agahiga abandi uzaba nawe diaspora, abajemo n'umuzungu w'umunyamerika. nawe mfite, urambeshye, nakubwiye ko nawe mfite. Akunze ko gakondo iyo mico mutayigira, abantu batatu uzabakira. Ntabwo nshaka batatu, rego urimo kunyumva uko navuze. Umwe muri bo Imana izaba yarangeneye azaba ari uwo. Ariko nabo nibaba baje ntacyo bitwaye. Uyu nibaza naramaze guhitamo rwose azigumireyo. Okay, yes, all right. Reka tusa no kuza kugana ku musozo, ariko utaranaducika. Imyambaro yawe abagukeneye bagusangaye kugira ngo ni na byiza kuba wababwira imbuga nkoranyambaga ukoresha, niba ari Facebook, niba ari Instagram, byaba na ngombwa ntacyo bitwaye, na nimero de telefone wayishyiraho. Nkoresha Instagram, amazina nkoreshaho ni Sibomana Robert. Facebook ndayikoresha, numva ncuruza online. Yego ncuruza online. Hari akantu suri buduhe na cameraman online nye. Ntabimiki koko bahungu bazima. Cameraman uraba ubyumva, we tuba tunari kumwe hano nana tumva nimero ebyiri. MTN ni 078 18 15 850. Ndasubiramo 078 18 15 850. nazo banakubonaho mu biraka wenda bisanzwe bya butahira, amakwe, kwemusinga mu makwe, kuririmba mu makwe yawe. N'imyenda ubishaka uhamagara iyo nimero nta kibazo. Imyambaro yo mu bukwe. Oya, iyo myambaro yo mu by'abageni yo ntayo mfite imyambaro isanzwe style. Wavuze imyenda, twe tugira ngo ko no mutahira tugira ngo ni yindi y'abageni bakoresha mu makwe, kumbi ni style zisanzwe. Oya, ni style zisanzwe. Ikindi akarusho njaba ari amacaguwa. Abari caguwa ko bayiciye. Ntago bayiciye, gusa urabona ntayambaye. Sinzi ubu naracitse. Ntago bayiciye, biterwa nuko wishoboye. Pfa kuba ushoboye kuyisorera, kirangura ukore nta kibazo. Ubwo ibyo ndabishoboye rero. Ni wowe n'ubundi uba wiyambitse. Ndiyambika. Mbere yuko tugana ku musozo, mwabyumviye rero imbuga nkoranyambaga ze ndetse na nimero ku muntu umukeneye ni Sibomana Robert, cyase byarindi bakuziho cyane. Kameto ni Rwanika Meto, izina rya gakondo. Nibyo ngira ngo Tigo wenda niyo ntabahaye nayo rekanye bahe. Nta kibazo. Ni 072 3 430 432. 072 3 430 432. Rwanika Miheto we Gira amararo karame nkuwa yaraye. urakoze cyane. Nikoreraga. Utarancika rero sasa hari ikintu mu buzima cyakugoye, nk'ibisanzwe murabizi yuko ngomba kwibutsa gukora like, comment ndetse na share kugira ngo ibiganiro byacu byose utibagiye gukora kuri kara kazogera gato cyane kakwibutsa gusubscribinga kugira ngo ube uduteye inkunga, ibiganiro byacu byose bikomeze kugenda bikugeraho hirya no hino ku isi hose aho wibereye mu bihugu bigiye bitandukanye. Murabizi rero uyu munsi nagereye uyu musore umeze neza cyane, urimo no kwitangira gahunda yuko yikenereye n'umukunzi. Yemwe mwokagira Imana mudukurikirana Sibi umunsi ku munsi. Niba uri umukobwa jya muri comment
wihagazeho wumvise ibintu byose bisabwa kugira ngo wegukane uno musore umeze neza ufite amafaranga ye. I Kigali biragoye, twandikire, mwandikire, komenti azaba nawe azireba, maze tubahuze. Nta kindi twe dukora uretse kubahuza, akibonera umukunzi we mwiza cyane uvuye kuri CB Entertainment Official. Dusoza rero, mwibariza utubazo mu tuntu n'utundi, tubwizanye ukuri. yo kumbaza reka nkuze bakakantu. Ntabwo ndimo kwiyamamaza, ntabwo ndimo kwiyamamaza. Abakobwa batagira ngo ndimo kwiyamamaza, ntabwo ndimo kwiyamamaza. Ibintu ariko azabishyiremo. Nabyibuka neza, ni wambwiye ngo wakunda uwe muntu, ntiwigeze umbwira ngo se hari uwo wabonye. Rero ubwo ntabwo ndimo kwiyamamaza, mwuka byaramwe bashiki banjye banyarwanda. Kameramani iby'akata warabizi, ibi ngibi wowe uvuze nibyo ari bukate. Ntabwo ndimo kwiyamamaza, nicyo nakusabaga, wambaza ibindi nta kibazo, ko ntabwo ndi ku isoko, ntabwo ndi muri cyamunara, mwuka byaramwe. Ariko se wowe ko wivuyemo, ko wari uvuze ngo umukobwa ngo wese ngo ushaka, ntago nshaka. Ugize ubwoba se? Umuntu nkawe ugira ubwoba? Ako urabona koko, urambona koko ukabona ndi umuntu wo kugira ubwoba koko? Urumva nagira ubwoba? Jewe cyukuza ndashimira abantu bamwe na bamwe mu buzima. Twari buhagere rwose, ntabwo uwo mwanya nawe ukwima wamaze kungeraho kuri CB Entertainment. Reka nihute nigire mu tuntu n'utundi. Ni agace keza cyane nkunda, ntabwo njya ndenza ibibazo bitatu biba ari iby'amatsiko. Icyo gihe utubwiza ukuri ukavuga utoke, aha ntabwo ndi bubabeshya, nta kubeshya kuba kurimo, ikindi nta no kwifata kuba kurimo. Kanya kambwiza ukuri, ni nkambwiza ukuri cyangwa se utuntu n'utundi, uvuga ku byakubayeho n'ibyagukorewe ariko utajya wibagirwa. Mbanze ikize ni njyewe uri bubikubaza. Ngaho mbayibaze nta kibazo. Mu buzima bwawe hari ikintu wumva wibuka cyakugoye wagiye gukora ubona ufitiye ubushobozi kikanga? Gifitiye ubushobozi nkagikora kikanga? Kose waba ufitiye ikintu ubushobozi ukagikora bikanga, ubushobozi wabonye? Ntacyo. Ubifitiye ubushobozi wajya kugikora kikanga, pana wagikoze? Ntacyo. Tubwiza ukuri Robert. Cyatse mbashaka ko nk'uko ndi kutaruko. Ntacyo. Twambuka uyu mugezi wa hano wakunaniye pe, kandi wari ubufitiye ubushobozi bwo kugambuka. Icyo ni kimwe muri ibyo. Twavuze ko nta kubeshya kurimo, ikintu icyo ari cyo cyose. Ntago wananiye kandi nageze aho ngomba kugera. Ntago wananiye. Naguteruye sinakurebaga. Ewe buninde wanteruye koko mwogacwamwe. Bambeshyeye. Kameramani aze kujijisha atwerekere uramugezi abadukurikiye bawurebe, kuko nanjye byari byananiye. Ni umwana wakwambukije. Umwana wuhe aryo bwo? We kandi wambutse mbere wowe? Eka dawe ukuyemo n'inkweto. Tunayikuramo koko. Kameramani atweye ko ari icyondo kiriho. Ese wari icyondo kiriho nyine? Ntambutse neza. Ese icyondo kiza mu mugezi gute kandi amazi yose? Reka twigendere kuri kino kibazo cya kabiri. Icyo cyo ntacyo gitwaye rwose. Aha wiga mu ishuri, hari umwarimu wakubabaje, bibe muri primaire, ubwo uvuze yego, byari byagenze bite? Nakoze amafuti mana yanjye, ahubwo nzajya no kumureba hari mushimire. Nagize urabona iyo umuntu wakubabaje ari impamvu, urabona dust, hari ukuntu wamaraga guhanagura tableau bakajya gukubita dust hanze, chiffon mu gifaransa. Kwa njyewe nari inturanye n'ishuri, nagiye guhanagura chiffon itanigira mu rugo, ndateka ndarya, nsubirayo nyuma ya saa sita, ikigo cyose kirayishaka kirayibura. Ujyana na chiffon? Narijyanye, ngarutse arankubita kandi byari ngombwa. Icyo kintu rwose ndumva ari cyo kintu nakoze, nkavuga ngo huza amafuti, iyo nyibutse narakuze.
umunyeshuri we wababaje n'uyu muntu utavuga ati icyo wakoze uriya mutipe cyaramemukiye no yego ntawe ukoreye ikosa ukavuga uti carahenda guhemukiye ntawe sinkunda guhemuka. umukobwa waguhemukiye oya ntawe ikomereza hari umukobwa wakubabaje nta mukobwa wambabaje ntawe rwose nshaka yigize ntawe wundi se ntawe uramuzi se ntawe muhamagare nta kibazo ako nawe ira nimero ya wawe ntabwo myizi ubwo ni wowe uyizi neze kuri kuvuga wa wundi kandi wa wundi ni ikinyazina muze namenya wa wundi ari mu ntoki. mama sava muhuriye kuki amasava ni inshuti yanjye umwana mwiza cyane sohokana mu marangi he hose nta kibazo reze tuba twagiye kurya amafaranga gira isoni reba muri kamera nanjye ndagira isoni se ko tuba twagiye kwirira amafaranga ndanamushuhuje ahubwo ahari imana imumpera umugisha rwose arakoze aracyanakora ukaba ushaka abakobwa ngaho ndagira n'umwuga nko mu diaspora ngaho nde uri gushimira mama sava ko yakoze iki pande wo gushimira nashimira abantu benshi cyane neze gushimira umuntu wakugiriye neza hako mujye mwiga gushimira umuntu ntago ari ibintu sava yaragufashije ntacyo yamfashije nuko ari inshuti yanjye kwishima bikarama kandi ibyishimo birahenda hako se ubundi ushatse kuvuga ibe byishimo yes all right reka tsoze ibyishimo urimo kuvuga ni ibihe koko ni ukuri pe wanjye ni umushuti wanjye usanzwe rwose dusangira utaza kubyita ukundi mwuka byaramwe ndabizi bandese nkoranyambaga abanyamakuru ndabazi rega muragarandisa ni inshuti yanjye byonyine n'umugira ibi kuramushimira ariko se ubundi ubwo ngubwo gushimira umuntu uko bibaye ikibazo kandi byakabaye ari byiza nawe jya ushimira yaba yankoreye ubundi de promoter ntiwaduciyeho ubundi twicaranye turimo kwirira urambeshyeye rwose sibi waduciyeho marangi ahubwo reka nkwibutse ari nimugoroba ducaho turimo kwirira umuceri tumwana ka gakoma ko mu marange twiganira uzi ko rero wakonja wahise wifata nk'umuntu wagiye mu kibazo urimo kumbabaza urashaka kwita ibintu uko bitari ndamushimira kukomeza gutsindagira kumushimira uragira ari we wabyivugiye irasi kamera ese urashaka gutinda kuki koko natama amasava ndagushimiye uri inshuti yanjye ntihagire ibindi bintu warakoze kandi yarakoze reka nkubwire icyo yakoze twarasohokanye utaza kwandika ibindi bitari byo alright iyo usohokanye n'umuntu burya haba hari byinshi mwagiye kuganira cyangwa se haba hari byinshi muba muri bukorane mwibanga ibyo byose nibyo amushimiye murabizi yuko ngewe ntajya mbahereza inkuru z'ibihuha nguyu niyo byivugiye ko basohokanye so ubwo rero ibindi by'ibanga urimo kuvuga ukorana n'umuntu iyo mwagiye kurya ni ibiki nta bindi kandi ari wowe ubizi mubiziranyeho mwasohokanye ntabyo ngewe reka nese ubu nimba nanjye nshimiye umwe ukambwira gutyo ubwo ngaho reka nshimire na mushiki wanjye none alright reka ngushimire cyane wakoze Robert yego ariko ngushimira ntibagiwe ka kantu njya nshishaho kuvuga ngo hari abantu bibanze hari abantu bakugiriye umumaro muri runo rugendo rwawe watangiye rwa gakondo bakora ku mutima wabashimira niyo baba 3 4 se ntacyo bitwaye ukabashimira muri rusange mu gihe cy'iby'akazi cyangwa se bagushyigikiye bya gakondo nta muntu wanshyigikiye ninjye wishyigikiye ahubwo abo nshimira bo barahari umuntu wa mbere nshimira ubuzima busanzwe ntacyo bitwaye ni papa wanjye uwa kabiri ni mushiki wanjye ari nawe mfata nka mama wanjye mushiki wanjye nkurikira ndamushimira mushiki wanjye bamwita Murekatete Juliet ndamushimira kuko niwe mama wanjye niwe nzi ubwo twanze kwinjira mu buzima
bwanjye buri prive. aha tuzajyamo neza kabisa muri iyi pati tu. Na bofre wanjye ndamushimira, umugabo we ndabashimira, ni ukuri ni abantu batumye mbondi we ko nibo bandeze, kandi nigeze kubivugaho, icyaguhaye imoko ntiwakima amaboko, icyo nzageraho cyose cy'umugisha bagomba kuzakibonaho. Muri make abavandimwe banjye bose ndabashimira kuko tubana neza, ndabakunda. undi mushiki wawe ugihari? Yego, bashiki banjye batatu. Nanjye nzabe bofre wawe. Oya, barashatse bose, bashiki banjye batatu bose barashatse. Uwari n'umwana ntabwo wazamushobora, n'umwana yiga primary. Nategereza imyaka. None se nyine ko nkubwije ukuri, uzihangana urebera ahandi. Dusoza kubitamo akanyorosho twitahire. Ndabahihera nawe ngo usubiza kuri kamera umenye ko iyo wansubizayo ntacyo. Reka mbahe niwe mwiza nyina w'umuntu. Niwe mwiza nyina w'umuntu, niyo mwaba mutabanye. Niwe mwiza nyina w'umuntu, murahura akakwibwira. Niwe mwiza nyina w'umuntu, n'uruhanga rwuje urukundo. Niwe mwiza nyina w'umuntu, niwe mwiza, niwe mwiza, niwe mwiza nyina w'umuntu. Nyina w'umuntu ntaririra amatungo, niwe mwiza nyina w'umuntu. Inka nyinshi cyangwa amafaranga, niwe mwiza nyina w'umuntu. Nyina w'umuntu n'umuti wa myambi, niwe mwiza nyina w'umuntu. Asante sana Robert. Akira tuguhereza akantu twari twakubikiye, ni amazi y'umugisha, ntabwo tujya tuhereza umuntu twatumiye. Reka rero nsoze nkubwira ngo wakoze cyane kudukurikirana.